iteje akaga niyo nkuru nakubwiraga niyo mico n'umuco aho rwose iyo ugiye udashobora kurara wenyine niba uri umushyitsi utambuka niba rwose bakabifata nk'ari umuco bakubwira ati nkona nicyo bitwara ariko sibwira ngo ntacyo bitwara byarangiraga n'ubundi birangiye ba abantu bamwe na bamwe havuyemo abatana ugasanga abakobwa batwaye inda bikaba biteje n'akagaterwa n'umuntu inda wigenderaga batabizi atari ikibazo cy'uko twayinda ahubwo itegeko rya karindwi ryishwe kera ikibazo cy'umuco mubi wica amategeko y'Imana rebuke flattery and of women gucyaha gushyeshya kw'abagore flattery you will sometimes be flattered by men muzakunda gushyeshywa n'abagabo but more frequently by women ariko kenshi na kenshi muzarushaho gushyeshywa n'abagore especially when you present the truth in the new field cyane igihe muzaba murimo gukora umurimo ahantu mu birere bishyashya mujyanye ukuri mu birere bishya ngo nababwirize ubutumwa rero kugira ngo urabyumvise noneho will you meet persons who will engage in this wicked flattery muzahura n'abantu benshi biyemeza kubashyeshya ariko bya gipagani as a servant of Christ nk'umugaragu wa Kristo rero despise the flattery uzajye wirinda gushyeshywa ntukabikunde shun it as you would a venomous serpent uzajye ubijyana kure ubivane mu nzira yawe nkaho urimo kwirinda ubumara ubusagwe bw'inzoka gushyeshywa Imana Yesu ari wose ari kwisabato nimero kumbi mu misiri abana b'Imana ibagira amasaha twegera ku murongo w'umuco w'isabato nongeye kugusuhuza amahoro y'Imana abane nawe hano n'umunezero ngize yuko twongeye kugira n'umugisha utangaje umugisha dukesha data wa twese wo kuba turiho kandi tukaba twongeye kugira amahirwe yo kurambura ibyanditswe byera kugira ngo bisobanurire ubushake bw'Imana ntabwo nje njyenyine nanone nk'uko byari isezerano mu cyigisho gishize nasezeranye namwe ko nzagarukana n'uyu mugabo kugira ngo yongere kutuganirira kuri rya tegeko turiho itegeko rya karindwi birashoboka ko ari ubwa mbere waba ugeze hano tuguhaye ikaze kandi abo dusanganywe nabo turabishimiye mbere yuko tujya mbere ngiye gusaba wongere utwibwire turamutse hanyuma uze kudusengera dukomeze ikiganiro murakoze muvandimwe Eric nitwa Raymond Furaha ku bantu batanzi ariko kuba tumaranye igihe cyangwa bagiye bakurikira ibyigisho byacu cyane ku mategeko y'Imana harimo umucyo w'isabato cyangwa isabato muri rusange ariko noneho by'umwihariko itegeko rya karindwi ryo twaturiho yego ndi umwadivantiste umunsi wa karindwi ariko nagize amahirwe yo gutoranywa n'Imana no guhamagarwa nayo iranyimenyekanisha ibintu bidasanzwe kuko usanga by'umwihariko jewe navukiye mu muryango utazi Imana nzima rero mbishimira Imana cyane kandi ko mu byo tumenyereye twiga tubamo mu isi by'ubwenge byo twiga ngira amahirwe yuko nafite ubumenyi mu by'Imana nzima binyuze muri Bibiliya n'umwuka w'abahanuzi wo twahawe nk'umucyo muto Bibiliya ikaba umucyo mugari ariko bikadufasha gusobanukirwa n'iby'Imana ishaka ko tumenya muri Bibiliya murakoze rero reka dusenge turagushimiye cyane data wa twese uhabwa icyubahiro amen tugushimiye cyane ko wifuriza abana bawe ibyiza ibyabagirira nabi ukabibamenyesha bimwe muri ibyo rero wabinyujije mu mategeko yawe nk'ishingiro ry'ubwami bwawe kandi nk'urugero rw'ubuyoboke bwawe uduhe gusobanukirwa n'ubushake bwawe rero kandi umwuka wera arushaho kutwigisha ibirenze ibyo twasoma twakwiga
kugira ngo turusheho kumenya uko twakwitwaraho, ariko no kugira ngo isano yacu hagati yawe nawe yaguke nk'uko ubyifuza, uduhindura abana bawe. Nuko rero tugire neza muri iki kiganiro kandi utwigishe, tugukeneye ubufasha. Abamarayika bo mu ijuru bane natwe, Mwuka wawe wera abane natwe nk'uko abisezeranye. Tubisabye Data twese mu izina rya Yesu, amen. Furaha, tuherukana turi kureba ku kibazo twibazaga, ese ni gute Imana yasobanuye itegeko rya 7 ntugasambane. Yego. Watujyanye mu Balewi igice cya 20. Yego. Atugaragariza inzira nyinshi bicamo ibyo Imana yanga ko abantu bakora byerekeranye n'itegeko rya ntugasambane. Yego. Twari tugiye kwinjira mu mibereho y'uyu munsi, imibereho ya buri munsi abantu babamo. Yego. Ndetse twifashishije, twakomojeho gatoya imibereho ya Kristo, inyigisho ze, ntabwo ari imibereho ye, inyigisho ya Kristo ku byerekeranye n'iri tegeko, aho byagutse rwose, bitakiri mu bikorwa gusa, bitakiri mu masano dufitanye nk'ayo twatinzemo muri cya gice cy'Abalewi igice cya 20, ahubwo bikaza no mu bitekerezo no mu mibereho tubayeho. Ndagira ngo rero ukomeze utwinjize muri icyo gika twari tugezemo, kugira ngo dusorusheho gusobanukirwa n'ubushake bw'Imana. Murakoze muvandimwe, kugira ngo tujye mbere kandi dukurikize urukurikirane rw'ibyigisho ngo hataho kurangara, reka dusome muri Bibiliya mu gitabo cy'Imigani, ni ibice 6 umurongo 24. Yego. Imigani ku bantu bafite Bibiliya ibice 6 umurongo 24, jewe ukuyo mfite haranditse ngo byakundira umugore w'inkozi z'ibibi, byakurinda kurakoze cyane, uhereye ku murongo ubanza byakumvikana kuruta. Kuko itegeko ari itabaza, amategeko akaba ari umucyo, kandi ibihano byo guhugura ari inzira y'ubugingo. Byakurinda umugore w'inkozi z'ibibi no gushyeshya k'ururimi rw'umunyamahangakazi. Kuko isi isomo turisomye, buriya turihuje n'itegeko n'isomo riboneka muri Bibiliya Kuva ibice 20 nanone umurongo wa 14, ni hananitse ngo ntugasambane. Akadomo ni naryo turiho. Buriya iri tegeko iyo aba byarangiriraga gusa mu gikorwa cyo guhuza imibiri kw'igitsina gore n'igitsina gabo kandi batarashyingiranwa jewe n'amategeko yo mu isi no mu ijuru, aryo bitwa gusambana muri rusange. Iyo aba byarangiriraga aho kuri icyo gikorwa gusa, abantu benshi twarokoka. Nta cyaha cyaduhama rwose, kuko hari abasore rwose birinze, hari abakobwa birinze, nzamura n'abakobwa bashaje, ni ukuvuga ari abakecuru atarashatse kandi nta n'umugabo bahuye. Oya, noneho hari n'abantu bitwa bihaye Imana babihisemo gutyo n'imyemerere y'amadini yabo, birumvikana ko bo baba yaba ari icyo rero ari icyo, ubwo baba bare exempted. No kuvuga nta cyaha babarwa, barasonewe. That we call in English. Yes. Baba rwose icyo kintu baragikwebye byararangiye, bakaba nta cyaha babarwa, ariko siko bipeze. Ahubwo iri tegeko rya 7 ribuzanya n'ibyifuzo n'ibitekerezo birarikira, gushyeshya k'ururimi. Ni ukuvuga umugore w'inkozi ziri mu rwego rwo kwica itegeko rya 7, aza kuruza abantu ururimi rwe, bikabyutsira ari ryabo mu bitekerezo byabo, bigatuma ibyifuzo byabo bihinduka, bakamwifuza. Icyo ubwacyo nubwo batakora igikorwa na kimwe, bakaba bishe itegeko rya 7. Ariko wankundira ugasoma n'imirongo 2 ikurikiraho. Ntacyo rwose, nese ko twaje kwiga kandi ni Bibiliya. We kwifuza ubwiza bwe mu mutima wawe, kandi ntukunde kwa kwicira ijisho. Nicyo ibyo bwabyo
nubwo buriya dufite byinshi byo kuvuga ntago twabimarayo ariko abantu baza basambanisha ibimenyetso batavuze ijambo na rimwe ariko bakavugisha ibimenyetso bakumvikana bagafata icyemezo bakava ahantu hamwe bakajya ahandi bagakora ibyo bakora bagaruka batavuganye ku rurimi kubera gusa kwica ijisho kubera cyangwa se uburyo bambaye ibyo byose bigakurura abagenzi babo bakagira ibyifuzo bibi n'irari kandi ubwo nubwo batakora cya gikorwa tubishimangire mu ntekerezo zabo hamaze kwandura ubwo mu ijuru banditse ko ari abasambanyi kuko bishe iteko rya 7 binyuze gusa kugira ibyifuzo n'ibitekerezo birarikira iri tegeko rero rihama umuntu wese cyakene twigeze kuvuga mu kigisho cyashize rihama umuntu wese wuzuza ahamuzengurutse ikintu cyose cyazamura irari ry'umubiri w'abandi uwo muntu icyaha kiramuhama urugero imyambarire yerekana ingingo zimwe na zimwe z'umubiri zikurura iruba uretse kwera ko nyuma gusa rero Imana idushakaho no kwera kw'intekerezo zihishe n'ukwimba mutima zacu emotions ni naho amategeko ya Kristo atandukanye n'ay'abafarisayo yego ari nacyo abantu benshi bibeshyaho ko Kristo yaba yarakuyeho amategeko ahubwo mu gihe ayavana ku bigaragara gusa yego akayajyana no n'imbere mu mutima nijyo twita mu gifaransa byita percepte ibuka yuko tugitangira kugira itegeko twavuze yuko atari itegeko nka law cyangwa loi ahubwo hazaho n'ama requirements hakazaho règlement hakazaho percepte hakazaho ubwo ni regulation règlement nukuvuga icyo Kristo yakoze yaje kurisobanura mu buryo bwimbitse nubwo ataraga kuri karebana n'ingingo ariko maze igihe hari urubanza rumwe nigeze kuburana kandi atsinda mu rukiko hanyuma mu gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko rero barambwira bati oya hari ingingo zimwe umucamanza agomba gusobanura neza uko bigomba kugenda ngo iki cyemezo kiri mu bikorwa hari igihe biba ngombwa rero nk'ubwo byabaye ngombwa ndegera umucamanza ndongera nsubira ndamubwira ngo noneho iki cyemezo mwafashe nibyo ariko noneho ntabwo inzira zo kugishyira mu bikorwa ntabwo zigaragarira abashyira mu bikorwa bityo bakeneye interprétation ya décision interprétation de décision du juge nugusobanura icyemezo cy'umucamanza nagende yongera ibyo bita interpretation ni ikire gutanga ubwacyo yego kubwiyo mpamvu cyese yakoze icyemezo cye kirahari itegeko nshinga ry'ubwambwa mu ijuru ryo rirahari yavuze ngo ntugasambane yavuze ngo kunginga uvuga ngo ntugasambane ariko umushinga amategeko akeneye birakenewe yuko y'interpreta rya tegeko kugira ngo abagomba kurigenderamo bataziyobagiza yego ngo bavuge ngo si ibyo yavuze ibyo ntabwo bihagera ibyo ntibitureba murakabiriza Yesu we rero yaje kwinterpreta rya tegeko ntugasambane riraguka mu bumenyi no mu mitwe y'abantu ntabwo yarikuyeho ahubwo yarushaho kurisobanura kimwe n'andi mategeko yose Yesu Kristo rero atwigisha ubugari bw'amategeko y'Imana avuga ko ibitekerezo sibyo ibitekerezo byacu ubwabyo bihagije ko imigambi ijya mu bitekerezo byacu y'icyiza cyangwa y'ikibi birahagije ubwabyo ngo bibe icyaha cyangwa gukiranuka avuga rero ko ibitekerezo bidakwiriye kuri iyi ngingo yo ku iteko rya 7 cyangwa se indoro yego tumaze kubisoma kwica ijisho nabyo ari icyaha nk'igikorwa cyo guhuza imibiri kw'abadahuje igitsina ubwacyo aya majambo tumaze gusoma aboneka mu gitabo cy'umwuka w'abahanuzi cyitwa abakurambere n'abahanuzi Patriarchs and the Prophets ni page ya 308 y'Icyongereza ku kagingo ka 2
kubw'iyo mpamvu rero ntabwo itegeko ntugasambane ntabwo rireba gusa gukora igikorwa yaba ari ibyo rwose benshi barokoka benshi baba ari abanyamahirwe ye ariko iri tegeko byaragutse cyane ubu tusigaye tubona abagore baryamana n'abandi bagore abagabo baryamana n'abandi bagabo ndetse tukabona habaho gucyuza ubukwe bw'abo bantu nk'abo ngabo ubu byamaze kuba gikwira ibintu byemewe na sosiyete ndetse sosiyete ikumva nta kibazo ndetse ngo bagahabwa n'umugisha n'abasaseredoti cyangwa abakuru b'amadini ndetse kubakurikira ubu turimo gukurikira kino kiganiro abakurikira ntibabura kwibuka ibimaze igihe hagati ya Kiliziya Gatolika umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ku isi nabo bafatanije kuyobora dini Gatolika mu bindi bice nka Afurika na Amerika babyanze kandi ibyo byabaye no mu idini y'abangirikane ndabyibuka mu myaka yashize yego naho amatwara aturutse mu Amerika cyane mu Bwongereza atakiriwe neza n'abanyafurika urumva rero ikwiriye itegeko rya 7 byamaze kurenga urugero noneho bakora n'ibidashoboka bakora bitangiye guhinduka umuco rusange ariko bitanashoboka ntabwo gusambana bikiri ikibazo kandi noneho nta nubwo guhuza ibitsina kuko ntibishoboka ntabwo umugabo yahuza n'igitsina n'undi mugabo ahubwo ni ukwangizanya defilement cyangwa se defilemo ibi ngibi turasoma mu gitabo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ni igice cya mbere umurongo wa 26 kugeza 32 umurongo wa 26 hadusomera reka nsome yego nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona ndetse bigeze ubwo abagore babo uretse gato abantu barasambanye bakora ibimenyetso bica amajisho barashyeshya ururimi bajya muri bene wabo watubwiye ubushize babugufi barasambana bahuza imibiri ibyo irabibarekera usomye ngo iki nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize iby'imitima yabo irarikiye noneho irabareka abantu babihisemo ntibabikora ariko barabihaga barangije ngo bigenda gute bakora ibiteye isoni bonona n'imibiri yabo bageze ubwo bonona nibyo nakubwiye mu kanya ya defilement yego bonona imibiri yabo kuko baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma yego bakaramya ibyaremwe bakabikorera kurutisha Imana rurema yego ari ishimwe iteka ryose amen amina 26 nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona yego ndetse bigeze ubwo abagore babo yego bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe ubwo Imana yaremye kandi n'abagabo nuko bareka kugirira abagore iby'imibiri yabo yaremewe yego bashyushywa no kurarikirana abagabo bagirirana n'abandi bagabo ibiteye isoni yego bituma mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo urumva Eric icyo twashaka kuvuga ntabwo twagira ngo twinjire ku butinganyi nk'uko barimo kuvuga aha ngaha gusa ahubwo twagira ngo turebe neza yuko byarenze kwisha itegeko rya 7 nko gusambana ahubwo abantu bagenda bakora ibindi bikorwa n'indi mibereho bamwe ariko ubwayo kitwa ubusambanyi harimo na defilement rero bigenda gute umuntu abasamba bigenda gute ngo ni ryari ijuru ribara umuntu ko yasambanye cyane cyo kibazo twakomeje kwibaza kwitsitsaho twibaza bityo rero icyambere abantu bakwiriye kumenya ko igihe intekerezo zitandukiriye uranyumva neza ndabyumva nkurikije icyo tumaze gusoma hejuru igihe intekerezo zitandukiriye zikifuza kuryamana n'undi muntu mudahuje igitsina umwe muri bo ni ukuvuga undi wagize ibitekerezo abasambaye ubwo tuvanyeho wa wundi wambaye ukundi ashobora kuba yambaye neza
ashobora kuba atisha aya maso twavugaga nta rurimi rushyeshya yitambukira ariko mubona yo kubera ko afite ibitekerezo bibi cyane byo kurarikira akamurarikira kandi we ntacyo yakoze gituma ibitekerezo bye bikururwa nta ruhare bigizemo. Ubwo rero wa wundi ugize ibitekerezo bibi already ni umusambanyi. Mwijuru bamufata nkaho yasambanye nkuko ugize kubivuga. Kristo yaravuze neza ngo ubona umugore wa mugenzi we akamwifuza akifuza kuryamana nawe abamaze gusambana nawe. Afatwa rero nk'umusambanyi uwo wese uganiriza abantu badukurikire neza. Uwo wese uganiriza uhamagara akoresheje na telefone, ubu turi mu gihe cy'iterambere, wandikira yaba message cyangwa WhatsApp cyangwa n'ibindi, uwo badahuje igitsina akamwandikira ibintu bituma irari ry'umubiri we rikanguka ku buryo abadashaka ko hari undi ubimenya ko yabimwandikiye. ubwo n'ubundi buryo bwa mbere tumaze kubona mu bitekerezo. Yego, none avuye mu bitekerezo agiye mu tuntu tudukorwa ariko tutaragera ku gikorwa nyirizina, tutaragera ku gikorwa cyo guhuza imibiri. Ariko tudukorwa ubu arimo gukora nko kwandika message, uhamagara umuntu, ibyo mwebwe abasore rwose ngiye ntago nigeze mbigira, I'm sorry. Hari n'abantu yenda ngo bahita bigaya ngo uwo muntu bakanamutuka rwose nkuko atabigize, ibyo abantu bakunze kwita mu mitoma. Bavandimwe, ndagira ngo ushyire ku munzani ibyo turimo kuvuga n'ibyo ijambo ry'Imana rivuga hano. Niba ikintu cyose wabwira mugenzi wa mudahuje igitsina, wakimubwira murebana, wamwandikira message, wamwandikira urwandiko n'intoki cyangwa n'imashini, uburyo bwose ubutumwa buzamugeraho, ariko ubwo butumwa burimo amagambo akangura irari ry'umubiri we, uwamaze gusambana nawe gusambana. Kandi nawe utumye asambana kuko nyine yarye riravuka muri kuko ni umuntu. Doni imitomo igenewe bande? Yewe imitomo nkuko nyizi keretse niba abandi bayize ukundi, nta numwe igenewe. Kuko birangira ibyukije irari muri nyiri kuyibwirwa. Erega wavuga se kwigenewe abashakanye, umugabo akwiye gutera imitomo umugore we? Ntabwo ari ukuri. Keretse yenda ku bantu bafite igisobanuro kindi kitari icyo nzi. Erega bwa mbere umenye ko harimo n'ibinyoma. Usa n'izuba rya kibera inka n'intuza n'ubuvanganzo. Ibyo mwita ngo n'ubuvanganzo. Usa n'izuba rya kibera inka. Nigeze kumva babiteramo urwenya nyine n'ubundi ari urwenya mu mivugo ngo biriya birunga ndabiguhaye bya Kalisimi na Muhabura. Ubwabyo ni ibinyoma. Ni ukwisha itegeko rya 9 mu buryo runaka kubeshya. Ariko kubeshya mugenzi wawe ubwo hanaje muri Imana tubwira ngo ntimukabeshyane. Urumva bwa mbere nta bwenge burimo. Ese ubundi wamubwije by'ukuri ukamubwira icyo wamukundiye niba no, ariko nta mpamvu zo kugera ubwo ubyutse irari ry'umubiri we ngo yifuze ko mwaryamana. Ndagukumbuye urugero, ndagukumbuye ndumva naguhobera. Numva ko ahita yubaka ishusho mu mutwe we muri kumwe nyine. Erika biseka n'abagenzi bacu ahubwo bazatwunganire batwereke amajambo bazabakoresha mu mitoma bari kubwira abo bita inshuti zabo, ariko mukuru ateje akaga abyutse irari n'ibyifuzo bibi byo kuba baryama. Hari nabo nza mbona kohereza umuntu akantu ako twita ngo ni stickers. Yego. Karimo yashanije utuntu tw'udupupe gahunda kuba gahoberana, akamuheshyira hasi amagambo ngo nkubonye naguhobera gutya. Deja birahita byubaka muri we iyo scenario ize mu bwenge nkaho muri kumwe. Abo bantu rero mwijuru bafata nk'abasambanye.
nubwo bategeze banahura rwose no ndavuga guhura face to face barebana mu maso. Afatwa nk'umusambanyi rero umuntu wese wiyemeza kuryama ku buriri bumwe n'umukobwa cyangwa n'umuhungu badukurikire neza. Afatwa nk'umusambanyi umuntu wese wiyemeza kuryama ku buriri bumwe n'umuhungu cyangwa umukobwa ukuze nubwo yaba ari musaza we cyangwa ari mushiki we. Kuryama gusa tu umuryango abana bamwe bazavuga bamwe bazavuga ngo unise ngo si musaza we ngo mbe ngo si mushiki wiwe. Wasanga n'uburira ari buto nawe hari ibyo waba wirengagije nk'imico y'Abanyarwanda. Abantu sobwo bafite amazu ahagije babasha kurazamwo abana batandukanye ni bangahe sinzi. Aho wanjyana handi nkakubwira ngo abantu bakwiye kubyara bashoboye kurera cyangwa abo bazabona aho baryamisha, ariko ntago ari cyo kibazo. Ndetse ahubwo biramambu abo bantu babakene badafite aho baryamisha abana babo usanga ariho abana babo bafite uburere butatuma bishora muri izo ngeso. Ababyeyi buriya n'abahanga bafite ukuntu bazababigenza ku buryo ntago bajya bararanya umuhungu n'umukobwa batangiye guca kenge ku buriri bumwe. Twese rega twabibayemo, tuba mu nzu ntoya cyane ziciriritse, ariko ntantu twahuraga n'abashiki bacu nabo ntibahuraga natwe n'abasaza babo. Ariko iki cyo kirenze icyo turimo ko turavuga, ubwo ntabwo wavuze ibihe by'amage nk'intambara. Dushobora kugira ibihe by'ibyago n'amagorwa tukibona turi ahantu turi buryame yewe ahubwo na ba data na ba mama turi ahantu twihishe dutinya urupfu no kugirirwa nabi, tukibona turi ahantu hamwe mu kanya gato cyane ahantu hafunganye. Yewe uko byaba kose umuntu yibona agomba gukora uko ashoboye ngo atagwa mu cyaha cy'ubusambanyi, kandi twese twabibayemo. Reka tuvaneho ibyo bihe by'amage rero. Abantu baza bakora amakosa ntabwo ari amakosa, ahubwo ni icyaha nyine mu maso y'Imana, maze mu bihe runaka bakagenda bakadendura abasore n'abakobwa bakaryama. Reka ibyo nkubwira nibyo nabayemo. Ubwo bene wacu bamwe barabizi. Ndibuka rimwe byabayeho rwose, hari na korari. Iyi ni korari ntavuza ngaho irazwi cyane. Nuko turagenda dufite ibihe nyine byo kuririmba, turyama hamwe nka korari, twakirwa n'umuntu urugo rwo mu muryango. Nuko kuko ari umuco apana imyemerere, umuco n'amateka. Nuko bazana matera turarambura hasi rwose muri salo n'ahandi no mu byumba bajya mu bitanda babijyamo. Ariko igitangaje nuko no ku bitanda wasanga turyamye abasore n'abakobwa. Nawe reba iyo pica, abasore bakavanamo imyenda n'abakobwa bakavanamo imyenda, nubwo yagerageza kwisonera akikinga agatenge cyangwa asigarana agasujipe, n'umuhungu akagerageza gusigarana agakabutura henda n'agasengere. Hari n'ushobora kumbwira ngo none se ubwo ngo hari abashobora kurana training ariko kujya guhindura ukavanamo ipantaro isanzwe ugashyiramo training kandi ukabikoreraho. Urumva birajyana kuri cya kindi cy'ibitekerezo bibi byanze bikunze. Nta kabuza nubwo wambwira ngo oya ngo ni umuco ngo twarabimenyereye ngo nta kibi ngo twakoze ngo nta kuhuza ibitsina kwabayeho, ariko icyo gikorwa mu maso y'Imana ni ubusambanyi, kubera ko birangira bikuruye intekerezo zikandura. Nubwo umuntu atagira umugambi wo kubikora kuko nta buryo ariko yamaze kubyifuza. Ndabyibuka rero jewe icyo gihe nari ndyamye mu cyumba, kandi turyamye ku buriri turi abasore bane ku gitanda kinini cya double. Urumva ko ari ukwiyaranja kuko twari abantu benshi, hari hano n'ibindi bitanda. Nuko buracya rero, kandi ubwenge mbwira ko
kubera iyo mibereho n'uburyo muryamye no gusinzira ntimusinzira nk'uko byari bikwiye, kubera ko nyine ibitekerezo biba byakangutse. Nuko ngo buke harabatanguranwe yo bajya muri dushe, ibaze yuko twakoreshaga dushe zimwe havamo umwe hajya mu ndi. Hari abagendaga bikinira, abantu babareranye banyarwenya ari nkubaganyi, akagenda agasanga mu nda bizi neza ko arimo, akamukamangira urimo ndakaza ngusangemo, akagaruka yego ntibibeho. ariko ibitekerezo byamaze gutana mu yindi si. Nuko rero mu gihe twari turimo gusimburana tujya mu madushe, hari umukobwa umwe ntago muvuze izina, nuko hari umusore umwe wari wimutse yabyutse turi batatu, nuko anyura hirya araza, ngiye kumva numva aryamye iruhande rwanjye. Mbega ishyano uwo mukobwa yari yambaye pe. Ariko jewe kuko naniringiye yuko ndaranye n'abasore, nafite agakirote konyine hejuru kandi nta kintu mfite. Mbega ukuntu nagushije ishyano, atari uko ntari mbimenyereye gusa, ahubwo sinumvaga n'ukuntu bibaye. Ntabwo umvaga ko ibyo bintu bishoboka, kandi sinumva n'impamvu kuko ntaje kuryama, si nijoro bwakeye. Ntiwumva yuko ibitekerezo bye byari byakangutse ku rugero rw'uko ntiyaryamye ku ruhande, ntiyari yashaka hano kwicara, ntiyari agamije no kuryama. Mbe ubwo yaragamije ikimberi? Abatwumva bazatubwira. Urumva yaragamije iki? Ntabwo yaragamije ko turyamana kuko bitashobokaga. Ariko nawe yarabizi ubwo yuko ashaka kuzamura ibyifuzo runaka mu ntekerezo zanjye. Kandi ubwo ndagira nkubwire yuko nubwo byangoye nkabona imyifato, kandi ubwo simvuze n'ibindi abantu batanseka, kuko bahita bumva yuko rwose ndi ikigwari. Ariko sinabona no kubivuga yuko nabize icyuya, nubwo hari 11 zo mu gatondo, kuko byarangiye amfasheho. Kugira ngo abantu bumve yuko koko ibyo bintu atari byiza, n'ibiganiro yanganirije byaganishaga aho ngaho. Arambaza imyaka afite, arambaza niba afite ababyeyi, urumva kujyana mu busabane kandi bufite intego. Afatwa nk'umusambanyi uwo wese wiyemeza kuryama ku buriri umwe n'umuhungu cyangwa n'umukobwa mukuru ukuze, nubwo yaba ari mushiki we cyangwa musaza we. Wakunze kugaruka ku baturanyi n'abantu bafite imico itandukanye. Hari ababwiriza batuganirije bagiye gukora umurimo cyane cyane muri bice by'uburengerazuba bwa Afurika, yuko bafite imico imeze nk'iyo. Iyo ugiyeyo uri n'umubwiriza, umuntu w'Imana, uburyo bwiza bwo kwakira umushyitsi w'icyubahiro ni ukumuha umuntu w'umukobwa umuraza, igitsina badahuje, bari bumuraze bakamususurutsa, biteje akaga kandi bakumva ntacyo bitwaye. Ariko uri kutwereka ko ijambo ry'Imana biteje akaga. Niyo nkuru nakubwiraga, niyo mico ni umuco, aho rwose iyo ugiye udashobora kurara wenyine, niba uri umushyitsi utambuka, niba rwose bakabifata nk'ari umuco, bakubwira bati ngo nta nicyo bitwara. Ariko sibwira ngo ntacyo bitwara. Byarangiraga n'ubundi birangiye, ba abantu bamwe na bamwe havuyemo abatana, ugasanga abakobwa batwaye inda, bikaba biteje n'akagaterwa n'umuntu inda wigenderaga batabizi. Atari ikibazo cy'uko atwaye inda, ahubwo itegeko rya 7 ryishwe kera. Ikibazo cy'umuco mubi, umuco mubi wica amategeko y'Imana. Ibintu turi kuvuga rero biboneka mu gitabo cyitwa mu Gifaransa cyitwa Délivrance du péché, de l'adultère et de la fornication. Kubaturwa mu cyaha cy'ubusambanyi n'ubuhehesi. In fact, iki kintu cyitwa ubuhehesi ni ikintu cyose cyo gukangura intekerezo n'ibyifuzo birarikira, bisunikira abantu kwica itegeko rya 7. Habuzanya rero kurarana muri iki gitabo page 46, habuzanya kurarana no muvukana mudahuje igitsina, ariko nyamara mukuri mukuze muri rusange, nubwo bitakutuma mukorera igikorwa gifatika cyo kwica itegeko rya 7, ariko bishobora kuzatera
umwe muri mwe cyangwa mwembi kumva ashaka kuryamana n'umugore cyangwa n'umugabo yumva ari ikintu cyoroshye yego naho azajya akumva cyakifuza yarateguwe kikazakomeza kugenda kimukurikirana ikifuza kikakomeza gukura muri we aho azajya hose agahora arwana iyo ntambara yo kumva yakwifuza kuryamana n'abadahuje igitsina rero icyo gihe uba wishe uretse ibyamwuka n'intekerezo ze burya ziba zangiritse zamaze kwangirika ubwo rero muvandimwe Eric n'abandi turi kumwe ntimwabura kwibuka inkuru ya Tamari na Amunoni ku bantu biga Bibiliya abana ba Dawidi ni abana ba Dawidi bombi Amunoni yari umuhungu na Tamari yari umukobwa cyakora ntibari bahuje nyine ba nyina ariko bari abana ba Dawidi kandi babaga mu rugo rwa Dawidi bose na ba nyina babo mbese iyo nkuru yagenze ite Eric icyabaye nuko Amunoni yararikiye Tamari bigeze ubwo ndamufashe ku ngufu ntawe uzi igihe byatangiriye ntawe uzi impamvu ntawe uzi nyabuna byabaye bite kugera ubwo umuhungu ararikira mushiki we ntararikira undi hari abakobwa benshi hari abaja wasanga rya tegeko ryarangijwe ry'uko bagiranye umusabano nka mushiki na musaza urenze urugero kugeza ubwo ntatakimuna mu mushiki we nk'umuntu usanzwe yewe rimwe na rimwe rwose abantu batwumva bashobora no kubyibuka nabo bakuvuga ati se bishoboka bite ko umusaza w'umuntu yararikira mushiki we ubundi bisa nk'ibidashoboka keretse habayeho ubwo bwa busabane ku mugani nabwo burenze urugero kugeza ubwo mu bitangira mwibwira ko ari nko gukina ariko bikazarangira riri kuza Satani n'umugome asunikira abantu kwica itegeko rya 7 bikazarangira wumva wifuje kuryamana nawe Amunoni abigarage abyifuje arabibura abura uko azabigira yumva bya bindi twita ngo nugutereta yumva nta magambo y'imitoma azamubwira aravuga ati azahita anyamaganira kure kandi koko nibyo ni ishyano asanga nabyo yarabigerageje cyangwa yenda yarabigerageje ntibyakunda birangira ahimbye amayeri aya mayeri abatureba babyibuka yuko aya mayeri azabaho umukobwa aza guhamagara cyangwa mukavugana ukumva ijwi ryamanutse cyangwa umuhungu kamubaza se wabaye iki ati ndarwaye warwaye ahubwo ndarembye Amunoni na Tamari umusaza na mushiki kugira ngo bazagire ubwo basambana haba harabanje kugeragezwa cyangwa kwica iri teko rya 7 mu buryo bw'inyifato kandi iyo nyifato kandi iyo nyifato abahungu n'abakobwa muri gihe barazifite kuko igihe cyarageza Amunoni ahimba amayeri yo kwirwaza atarwaye rwose na gato n'abasore n'abakobwa baza bakora ibyo bintu bakirwaza aho bari muri za ghetto mu mazu bari bonyine hanyuma kugeza ubwo kuri intekerezo zo bari kuvugana ngo mpakaze wahagera ugasanga umuntu afite imbaraga n'amagara mazima ntigeze adura n'igicurane ahubwo ugasanga yakwiteguye harimo kwakwishira ijisho harimo kwambara imyenda igukurura harimo inyifato zitandukanye n'imirire idasobanutse hari n'ingorane zikomeye cyane aho usanga abatubaha n'Imana na gato noneho nta mahame ry'ijuru bibagenga ugasanga baremera no kunywa ibisindisha agasanga yabiteguye byose harimo za veruje simbizi n'amarura yewe niyazi yuko wamugora agashaka n'urumoga agashyiramo cyangwa ibyo bindi biyobyabwenge umunyabyaha ntihataje ni mubi cyane Amunoni nuko yagenje Tamari aramwinginga kubera ko arazi ko Tamari agira impuhwe agerageza gukurura amarangamutima ye ngo amubwira ati nimubwira ko ndwaye ntazabura kunzanira ibyo kurya hano mu nzu yanjye muri ghetto yanjye kandi ko byarangiye koko Tamari amuzanira ibyo kurya agira ngo aje gufasha musaza we birumvikana ko yari yisanzuye nta makenga adasanzwe nta birangira Amunoni amufashe ku ngufu nta nubwo babyumvikanyeho
ahubwo yahise amusimbukira aramugwira aramwangiza. birumvikana ko ibitekerezo bya Amunoni nibyo byangiritse cyane ibya Tamari byasaga naho rwose Kereri ishya abona ari gusabana na musaza we mu gihe Amunoni we ibitekerezo byamaze kuyoba. Yego. Ubwo rero abantu ntibabura kumva neza yuko igikorwa cyo kwica iteko rya karindwi hari inyifato n'ibikorwa bigitegura, harimo no kuba mushiki na musaza basabana umusabano w'indengakamere kugeza ubwo bakwifuzanya. kandi Abalewi 20 twarabisomye mu cyigisho cyashize yuko hari iteko rivuga ngo ntukambike ubusa mushiki wawe, kandi hakongera bavuga ngo mwirinde ikibi n'igisa nacyo. Pawulo yandikira Abikorino. Ubwo abantu bari kuvuga ngo mbe ngo hari icyo ngo ubuze buriya Eric, ababyeyi bakwiye kumva yuko bakwiye gutoza uburere bwiza abana babo, ntabwo burya aho bishoboka. Ntimwavuze muti inzu ntoya aho ahaboneka inzu nini, ntabwo umukobwa yarakwiye kwinjira mu cyumba cy'umuhungu cya musaza we, nta nubwo umuhungu yarakwiye kwinjira mu cyumba cya mushiki wiwe, cyane cyane ko azi ko arimo. Ntiyamuteguje, wahabona yiyambariye utwenda tw'imbere yiryamiye uko yiboneye ko ari mu cyumba cye, hanyuma ukajya kubona rero akamusunitsa urugi. Ntabwo bikwiriye. Kandi ubwo niba ari musaza wawe urimo uramwigisha ubushoshwe, ntazubaka. Niba ari mushiki wawe urimo uramutoza ubushoshwe, ni ukuri ntazubaka, kuko azaba yamenyereye kubaho iyo mibereho. hari ibintu azamenya kandi igihe cyo kumenya kitaragera. Aho none hase nabimenyera abifata nkaho ari lifestyle, nkaho ari bwo buzima rw'imibereho kandi rwiza. Harimo rero ingaruka nyinshi. Mbese mwari muzi ko burya umukobwa n'umuhungu ahubwo bose bashobora no kurota bari kumwe, kubera ko ari igihe kigeze cy'ubuzima, ashobora kurota bari kumwe. Kurota turavuga iza nzozi z'abahungu z'ingimbi zo mu gihe cy'ubugimbi. Kandi rega burya n'abakobwa barabigira, nuko badakunze kubivuga. Barabigira ku rwego runaka. Mbese uribwira ngo ubwo bibayeho ntibyateza ingorane zikomeye. Ese ahubwo iyo nyifato kuba bari kumwe ntibyakangura intekerezo bigatuma arotaguzwa, kimwe kigatera ikindi. Ese ubundi ubwo reka nkubaze, mubaye ari geto yawe, mushiki wakaza kugusura, mushiki wawe bwite, hanyuma mukarana muri geto y'icyumba kimwe, simbizi, ese nubwo yaba ari nini muri babiri gusa, uzababona mbese atabazi azibwira ngo nta kibazo, uriya ni mushiki we. Mbese azavuga ngo nta kibazo uriya ngo ntacyo, ngo uriya mukobwa ngo ni umwana mwiza, ngo ni umuntu w'Imana, ngo nubwo twabanaga afite gato hariya, ngo ariko ngo ntacyo pe, ngo uriya muhungu wamusuye ngo akaharara, ngo ni musaza we pe, ngo ntumunebe ko banasa. Oye, ntago ari uko abaturanyi bazavuga, ahubwo bazavuga bati ishyano ryaraguye na wa wundi burya. Mbese na wa wundi nuko bimeze. Biragoye ko hari uzemera ko ari mushiki wawe kandi ko uri musaza we. Rero abantu bakwiye kuva ngo twirinde igisa n'ikibi cyose. Rero ingorane ziba nyinshi. Ndagira nkubwire ko ibitekerezo birarikira byanduye bimaze gukuzwa bigira nubwo bitera uburwayi bwo mu mutwe. Abantu bazajya bamenya neza ibitekerezo by'irari ry'ubusambanyi. Ngira ngo abasore abakobwa bakiri bato ariko n'abakuru bumvise amakuru cyangwa babinyuzemo, ibyo abantu bita kurwara indege. Umuntu akagenda akishyira mu bitekerezo, kandi ubwo ntabwo ari ukwiyemera ko hari uwo byabayeho kuri jyewe, nubwo bitari bikomeye ahari sinabimenye neza, ntabwo nari gusa umuntu rwose ararwaye ararembye, yagiye mu bitaro, agaragaje n'ibimenyetso bibi cyane, kugaragaza yuko asa n'uri muri koma, adahumeka neza.
ariko ubundi bashaka indwara bakayibura bakayibura kubera bya bitekerezo byamaze gutanga. yego ariko ubundi indwara yo mu mutwe bita hysteria hysteria indwara yo mu mutwe aho utabasha kugenzura imbamutima zawe ukishima ukarenza urugero, ndetse hari abantu bashobora kurwara indwara zimwe mu byo bita bipolar disorder, aho umuntu yishima cyane akarenza urugero ntagaruke, ku buryo niba ari useka agaseka bikarenza urugero akikubita hasi nk'uko kabura. Ibyo ni ibimenyetso bimwe by'umuntu ufite bipolar disorder, ariko mu rwego rwa positive emotion. Cyane ko bipolar disorder noneho hari aho noneho umuntu ababara cyangwa arakara cyane akababara cyane ntagira hagarukira, ku buryo arangwa no kukubita hasi nawe kuwa muri koma n'ibindi. Rero ntimwumva yuko gushyonyagiza ibitekerezo bipfuye kuri ingingo yo kushyigikiye rya 7 bibasha no gutera ingorane z'indwara zo mu mutwe. Ni ikintu kiri kubera mu bwonko byanze bikunze. Ariko hari n'amakuru hari nko ku mbuga nkoranyambaga YouTube, hari abantu bahoze mu mwuga w'ubumaraya, ariko ubu ngubu bamaze kubireka, nuko bahagitanguza ubuhamya yuko umwe yaravuze ati nsigaye narwaye mu mutwe narahamutse kubera guhura n'abagabo benshi. Rero ko iteko rya 7 binarangira biteje indwara zitandukanye harimo n'indwara zo mu mutwe. Afatwa nk'umusambanyi rero uwo wese urarikira, uharanira, ukunda, wumva, ushimishwa no gufata igihe cyo kuvugana no kunganira mu byamwuka uwo badahuje igitsina gusa. Oya nawe ntukabye kunganira mu byamwuka. None se abagabo bazabwiriza abagabo? Excuse me. Abagore babwiriza abagore. Berike we. Umuntu wese ukunda, ushimishwa, wumva, ukunze kuganiriza akumva yafasha uwo badahuje igitsina gusa. Gusa nako bagashyize nubwo aba yitwaje ko barimo kuganira ku byamwuka. Yego. Mu kitabo rero cyitwa message choisi cyangwa ubutumwa bwatanijwe volume ya 2 ni mu page 33 na 34 y'Igifaransa, hari amagambo avuga ngo nyuma y'umwaka w'1844 ubwaka bwaje mu matsinda y'Abadventiste umunsi wa 7. Imana yatanze ubutumwa bw'umuburo no gukumira icyo cyago kicyaduka. Cyari kiheze hagati y'abagabo n'abagore, hariho urukururano mu matsinda yo gusenga y'Abadventiste umunsi wa 7. Umuntu w'Imana ahangaha njye ati ngo n'ubwaka byiswe ubwaka. Nasigira ngo ni ibintu bisanzwe Berike. Nyuma y'umwaka w'1844 ubwaka bwaje mu matsinda y'Abadventiste umunsi wa 7. Imana yatanze ubutumwa bw'umuburo wo gukumira icyo cyago kicyaduka. Yego. Kigitangira. Hagati y'abagabo n'abagore rero hariho urukururano. Urukururano urumva se? Ndabyumva. Urukururano mu nzira abantu bakoranaho baherekeranya bagaruka, Ndabyumva. Naberetse urugero rwo hejuru tugomba kugeraho mu byerekeye ukuri kwera. Gukiranuka mu by'imyitwarire tugomba gusigasira niba dushaka kwemerwa n'Imana, kandi niba dushaka kubaho tudafite ikizinga habe n'iminkanyari, habe n'ikindi kintu cyose gisa gityo. Imiburo ikomeye iturutse ku Mana yahawe abagabo n'abagore bashyonyagizaga intekerezo zuzuye umwanda, kandi bakavuga ko Imana yabagiriye ubuntu ku buryo butandukanye n'abandi, ni ukuvuga bihariye. Ariko ubutumwa Imana yatanze bwarakireshejwe kandi burangwa. Ndetse n'ubu dusonye ngo iki Berike, ubutumwa bwaranzwe ndetse n'ubu ndetse n'uyu munsi icyo cyago kiracyari muri twe.
urukururano hagati y'abagabo n'abagore, aho ni ukuvuga abasore n'abakobwa. Umuntu wese wiyemeza guha abatuye isi ubutumwa bw'umuburo azabona ko bageragezwa shisha itabona ngo bitware nk'abenda guhakana ukwizera kwabo. Ni cya kintu twabonye mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi yuko Satani yabyize imyaka ihumbi n'ibihumbi, asanga nta kindi cyagusha abantu b'Imana keretse kubagusha muri uyu mutego kwica itegeko rya karindwi. Twari turimo gusoma igitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe muzingo wa 2 paje 33 na 34 mu rurimi rw'igifaransa. Kinyarwanda ni paje 23 na 24 ngira ngo. Nyuma y'umwaka w'1844 ubwaka bwaje mu matsinda y'Abadiventisi umunsi wa karindwi. Inama yatanze Imana yatanze ubutumwa bw'umuburo wo gukumira icyago cy'icyaduka. Hagati y'abagabo n'abagore hariho urukururano. Naberetse urugero rwo hejuru tugomba kugeraho mu byerekeye ukuri kwera, gukiranuka mu by'imyitwarire tugomba gusigasira niba dushaka kwemerwa n'Imana kandi niba dushaka kubaho tudafite ikizinga, nkanyari n'ikindi kintu cyose gisa gityo. Imiburo ikomeye rero turutse ku Mana yahawe abagabo n'abagore bashyonyagizaga intekerezo zuzuye umwanda, kandi bakavuga ko Imana yabagiriye ubuntu budasanzwe ugereranije n'abandi. Ukuvuga bagafatanya kuvuga ko ari abantu bera bidasanzwe, ariko noneho bafite n'intekerezo zuzuye umwanda. Umwanda uyu nguyu uvugwa nta wundi ni ukugira ukururano. Ariko ubutumwa Imana yatanze bwarakerenshejwe kandi burangwa. Ndetse n'ubu icyo cyago kiracyari muri twe. Urumigorane mbereke urukururano n'uyu munsi twavuze ngo abarwa nk'umusambanyi wese wumva yakwishimira yakunda kuvugana n'umuntu badahuje igitsina gusa, nubwo aba yitwaje yuko bari kunganirana mu bya mwuka. Ariko tutarakomeza dusoma ahangaha mbereke n'abadukurikira bazatwunganira. Abo bantu niba utarimo, nta bantu waba uzi bakunze kubaho iyo mibereho, ugasanga ahora agura amayinite, poromosiyo ziri aho, umugabo hagahamagara umugore utari uwe cyangwa agasore, umusore agahamagara umugore utari uwe, umugore akitora agahamagara umusore. Muranyumva? ndakumva. Bakavugana amasaha menshi, ndetse ugasanga niwe akunda kuvugisha niba ari umugabo, ntavugisha abandi bagabo bagenzi be. Ngira ngo uretse n'icyo ababaza ku ngingo y'ibyamwuka. Uvuze ikintu gikomeye cyo ko hari ubwaka bwigeze kwaduka, ngiye ibitekerezo byanjye birenze icyo. Yego. Mbibona noneho muri ya matsinda nk'uko iki kibazo ngo cyari icy'amatsinda. Yego. Na n'uyu munsi uvuze aya matsinda ndayabona. Yego. Amatsinda akunda kuganira iby'Imana. Yego. Amatsinda ari kwiga ingingo zikomeye nk'iyo gutsindishwa n'umuntu kubwo kwizera. Yego. Ariko uburyo bayiga n'imibereho yabo ya buri munsi. Reka mpere ku buryo bayiga. Yego. Ingero abigisha batanga. Yego. Imfashanyigisho zituma ibintu byumvikana. Yego. Biba bishingiye ku mibereho yo guhuza ibitsina. Nakaga. Sinzi niba ibyo bintu warahuye nabyo cyangwa se warabyumvise. Umuntu akaba afite ukuntu nk'uko umugabo aryamana n'umugore nk'uko bigenda, mbega ugasanga kandi ibyo bintu ntabwo abantu ayo matsinda nta nubwo agizwe n'abagabo n'abagore gusa, yenda ngo babe hari amakuru bafitanye, harimo n'abasore n'inkumi n'abana. Yego. Ku buryo usanga ahubwo kugira ngo umuntu avanemo igikiza ubugingo bwe. Yego.
ubwo ndabivuga nka experience yo mu matsinda yego n'abandi bazadufasha rero ahubwo abasha kuvanamo ikimurimbuza dukurikije za ngingo wahereyeho akaba ari byo mutwara ubwenge zo kwangirika mu bitekerezo yego sinzi niba atari icyo yego ni iki ngiki NJT yabonye icyo gihe cyari kiriho kandi ngo n'ubu kiracyaha kandi ngo nakaga nukubera iki hari naho yabyise umwanda nukubera iki aya matsinda ntabwo ari yose ndi kuvuga bene ayo ngayo agiye kwigisha inama y'agakiza ashingiye ku mugabo n'umugore bari mu gitanda biteye ubwoba hatagira abamva ko twabibasiye oya niba ari abo kwibasirwa twari ariko niba baboneka muri iki gika bamenye neza yuko mu ijuru bandika ko basambanye wowe ahari ushobora kuba aho experience ufite cyangwa se naribonye ufite y'ahantu wagiye ubona yenda bigarukiraho ariko wowe twebwe ibyo dufite ntabwo bigarukiraho ibyo tuzi yego ahubwo birangira igihe bigaragaye ngo yuko umuntu yakira imbabazi z'Imana yamaze kwakira imbabazi z'Imana yamaze gutsindishirizwa nuko kwizera maze sex oppose ni ukuvuga uwo badahuje igitsina ni umukecuru w'imyaka 50 cyangwa 60 ukabona umusore muto cyangwa umugabo muto imyaka 20 30 aramuteruye muhobeye amaguru akava hasi ahandi akamukikira ibintu bivuze mbabaye kubera ko Satani asunikira abantu kwiteko rya 7 nyamara bibwira yuko bemewe n'Imana uru rukururano mu maso y'Imana baranitse ngo wari umwanda ishyano hanyuma neza mbe Eric nta matsinda yo gusenga buriya uko turi kurushaho kujya mbere ndi kumva cya kindi wavuze yego cyuko iri tegeko Satani yarabyize neza ari itegeko riciriritse ry'abantu batanazi Imana kuko aya matsinda yo gusenga yego niyo dushakiraho ibyanditswe niyo dushakira biwamya byo mwuka buhanuzi ni naho ho bwisezerano riri yuko tuzamenyera nyine ubutumwa bukiza ubugingo bwacu no kubwacu none umva ukuntu Satani bakatishije ikorosi riteye ubwoba kuturimbura cyo kujya mu cyacu rusambanyi byarindi ryishitimu umuntu wese wiyemeza guha abatuye isi ubutumwa bw'umuburo azibona ageragezwa shisha itabona n'iki kintu ikibazo nuko kenshi na kenshi ntabwo tumenya ko twageragejwe no Satani abereye mubi cyane kandi yarabyize ngo ikintu arabizi neza ko cyagushe Samusoni intwari mu kwizera nicyo cyagushe Dawidi intwari mu kwizera nicyo cyagushe Salomo intwari mu kwizera n'abandi benshi baraguye muri iri korosi ngo yabyize neza asanga neza ko nacyo azakoresha mu minsi yacu ntibigutangaze rero ko ibyo ubona ni intambara Satani yateguye rwose icyakora abantu b'Imana bakwiye kumenya ibi yego none bakarwana urugamba bazi bakiyemeza bakamanika amaboko bagatsindwa cyangwa bakarwana bakababanesha ni nawo mugambi w'Imana mu kugira ngo twige amategeko tuyasobanukirwe neza nishimye cyane kubw'uyu mwanya kandi cyamangwa aya magambo azagere ku bantu b'Imana oya ntazi kabuza zabagiraho ubyiringiro cyane abo batwaye ubutumwa bwiza yego tugomba kwemera kandi tukigisha ukuri nk'uko kuri muri Yesu amen turacyasoma aya magambo ari mu cya gitabo cy'ubutumwa turanije nta na rimwe kwera ku mutima kubyara ibikorwa byanduye niba tubaye iyo mibereho ibyigisho byerekeranye n'ivugabutumwa reka nkubwire ukivuga aya magambo yego amagambo ajyanye n'ivugabutumwa n'ibyigisha abantu biga bakigishwa yego ababwiriza dukwiye kwihana imbere y'Imana cyane kubera ko hari strategy zigiye gukoreshwa Satani yaduteguriye ngo ahari nibwo ibintu biri bwumvikane yego ngo nibwo biri bukurura amarangamutima y'abantu nibyo bitari bubasinzirize nyamara biri bagushe mu kwishiteye kurya 7 ni Satani uri kubikora ari ku kazi yego none urasomye ngo igihe umuntu yiyemeza kwigisha ukuri oya tugomba kwemera kandi tukigisha ukuri nk'uko kuri muri Yesu Kristo amen nta na rimwe kwera ku mutima kubyara ibikorwa byanduye yego
ahubwo hari akari kanyisubye. Niba tubaye iyo mibereho dukwiriye kumva inkuru mbi yuko ibyo twibwira yuko twamaze kwakira aribwo butumwa bwiza tutarabyakira. Nibyo ariko yese nyine urumva mbere ko bavyumvise ikinyoma cyabyara ukuri. Ntabwo ikinyoma cyabyara ukuri, nta n'ukuri kwabyara igikorwa kibi. Ntabwo bishoboka. Yaba twarakiriye twaramenye ukuri twakira ubutumwa bwiza, ntabwo twakabaye tuboneka mu bagira urukururana. Kuko Mwuka Wera yahita dukangura akatwereka yuko tugiye kugwa mu rwobo. None cya kintu cyitwa ubutumwa bwiza nicyo kigiye kubyara urukururana. Kuko ntabwo bukira ubutumwa. Kimbabaje nuko benshi mu bayobozi b'ibyo ngibyo usanga batamenya neza yuko Satani yabagushije mu ikorosi ryo kw'itegeko rya 7, maze bakabireka bikagenda nk'imodoka yacitse fure. Igihe hari umuntu wemeza ko yigisha ukuri, yego, ubwo n'umubwiriza noneho, yego, harimo jye wowe n'undi, kandi ubwo abantu bazadukurikira ntibagira ngo turabera n'abaziranenge. Nabo kandi ntibicireho iteka nibabona yuko baguye muri iri korosi. Ahubwo ni umwanya wo kwihana no kwemera icyaha cyacu tutekebakeba no kwiyunga n'Imana. Amen. Igihe hari umuntu rero wemeza ko yigisha ukuri kandi akanezezwa no kubana no gukurana n'inkumi cyangwa n'abagore bashatse no kugirana akamenyero no kubashyiraho ibiganza no kubakoraho cyangwa kuganira nabo kenshi bagahuza urugwiro, abo bantu ngo muzabagirira amakenga, uwo muntu mumutinye kandi mumwirinde. Kubera ikizi amahame atunganye y'ukuri ntabwo yashinze imizi mu mutima we, kandi umuntu umeze atyo ntakorana na Yesu. Ayo ni amagambo gisoma mu butumwa bwatoranijwe. Yego, ntaba muri Kristo kandi na Kristo ntatuye muri we. Amagambo ateye ubwoba. Babantu bagira ubusabane ariko mbese aho twahereye wa muntu uvuga ko abwiriza ukuri, mubwiriza uyu muntu numubona mubwiriza ariko akafite no mico yo guhora anezezwa no kubana no gukururana n'inkumi n'abagore, akabakoraho akagakunda kugana nabo kenshi bagahuza urugwiro, ngo uzamugirira amakenga umutinye kandi umwirinde. Ubwo by'umwihariko turabwira abakobwa n'abagore, yego, akoraho nyine akunda gukoraho no kugirana urugwiro nawe. Umubwiriza uzamwirinde, uzamutinye kandi umugirira amakenga cyane, kubera ko amahame y'ukuri ntabwo yashinze imizi mu mutima we. Umuntu wese rero umeze atyo ntakorana na Yesu, niko banditse, ntago ari byo ndi kuvuga. Nturi kubibona mbe Eric? Ntaba muri Kristo kandi nta nubwo Kristo atuye muri we. Ababeshya cyangwa se yego yari umubwiriza aho kandi abirimo, ariko ubwo yaraguye, ubwo yabivuyemo. Icyakeneye so gucibwa no kujugunywa, akeneye kwihana. Imirimo ye rero akora uwo mwanya akora ibyo bintu ntabwo ishobora gushimwa no kwemerwa n'Imana keretse ahindutse amaramaje. Amen. Wumvise yuko ku itegeko rya 7 byaje rikagira mu bantu b'Imana, ababwiriza mu matsinda yo gusenga. Yego. Byabayeho inyuma y'1844 itorero ryacu rihaguruka, nanjye ngo ryacu itorero ry'Imana ry'Abadiventisi umunsi wa 7 rihaguruka, ngo n'ubu ngubu icyo cyago kiracyahari n'ubu. Kirakomeye cyane. Twaturimo kuvuga yuko ningingo ivuga ngo afatwa nk'umusambanyi wowe wese wishimira kumva, kuganira, kuvugana n'umuntu badahuje igitsina gusa,
bona ni yari ingingo z'ibyaha kabone nubwo aba yitwaje ko arimo kuvugana ku byanditswe byera cyangwa ku byamwuka ugasanga umugore yarashishikaye maze bakagira n'imvugo nziza yaba abasore cyangwa abakobwa uraho mwene da Yesu ashimwe muvandi Satani ni umugome akagereka kubwira umugabo w'abandi cyangwa umugore w'abandi ngo narimba kumbuye come on abantu b'Imana se abantu b'Imana barakumbura ariko biraremereye cyane excuse me uyu ni umugambi wa Satani ugasanga abantu baravuganye iminota 50 nza mbona bamwe batakaza inshingano zabo ari mu rugo ari kuri telefone ibyo akoze byose bikangirika wajya gushaka mu byo bavuganye ugasanga mukuri nta kintu cyari kirimo wajya kure wa muhungu cyangwa wa mugabo ukunda guhamagara abakobwa n'abagore w'abandi ugasanga nta mugabo yapanze kuvugana nawe amubaza ku ngingo y'ibyo byamwuka ariko aravuga mberike nta bagabo bagenzi bawe nta basore bagenzi bawe bafite ibyamwuka babasha kukunganira mbe wa mugore we mbe wa mukobwa dukurikira nta bandi bagore bagenzi bawe bafite ibyamwuka babasha kugufasha ku buryo wumva buri gihe wumva wafata nimero y'umuhungu cyangwa umugabo mwahure mu itsinda runaka ngo wamubonyemo impano idasanzwe ngo afite impano ngo afite umwuka ngo asobanura neza ibyamwuka ndagira ngo mpamirize abantu mbabwire inkuru mbi bafite iyo mibereho yuko bishitiye kurya 7 mu ijuru bandika ko basambanye nabo bantu mbese uwo mwuka ugusunikira kumva wavugana nawe mudahuje igitsina gusa ngo nuko murimo kugana ku ngingo y'byamwuka uwo mwuka uturukahe hari nabo rwose nagiye mbibaza akakubwira yeruye aterega abagore nta byamwuka bagira atabaga n'usanga bazi kuvusobanura ibyamwuka ubwo ni umugore cyangwa umukobwa kuko hari benshi twagiye tubiganira rwose tubyiga ntabwo ari benshi cyane ariko nk'umwe akanyumvisha yuko rwose abagabo n'abasore aribo basobanukiwe kandi babasha gufasha mu byamwuka hari n'abakobwa sumwe numvanye ayo mvugo ko adakunda gukururana n'abakobwa cyangwa abo bagore bati n'abantu b'abanyamagambo ati giye nta n'undi kugirana isano n'abantu ubwo ntabwo turagera kuri cy'abakobwa cyangwa cy'abahungu warihariye kuko abo ngabo bo reka cyo ukora wenda hagera ariko ntakabo cyangwa tuzahagera reka nivugire n'amagambo aboneka mu gitabo cyitwa evangelism ibwirizabutumwa ni igitabo cyitwa ibwirizabutumwa cy'abadivensi b'umunsi wa karindwi turimo turareba afatwa ryari nk'umuntu wishe iteko rya 7 nubwo aya magambo ari mu rurimi rw'icyongereza ariko sindi busome menshi ndasoma duke cyane hanyuma ndusobanura ni mu gitabo cy'icyongereza ariko cyitwa evangelism ibwirizabutumwa mu kinyarwanda ngewe mu cyongereza nakuye kuri page 679 na 680 nakagengo kavuga ngo rebuke flattery of women gucyaha gushyeshya kw'abagore flattery you will sometimes be flattered by men muzakunda gushyeshywa n'abagabo but more frequently by women ariko kenshi na kenshi muzarushaho gushyeshywa n'abagore abo nababwiriza butumwa bari kubwirwa ni bande bashyeshywa ndeka nkusubize kwengeye gusoma especially when you present the truth in the new field cyane cyane igihe muzajyana muzaba murimo gukora umurimo ahantu mu birere bishyashya mujyanye ukuri mu birere bishya ubwo nababwiriza butumwa rero ngira ngo urabyumvise noneho where you meet persons who will engage in this wicked flattery muzahura n'abantu benshi biyemeza kubashyeshya ariko bya gipagani bibajyana mu cyaha as a servant of Christ
nk'umugaragu wa Kristo rero despise the flattery uzajye wirinda gushyeshywa ntukabikunde shun it as you would a venomous serpent uzajye ubijyana kure ubivane mu nzira yawe nkaho urimo kwirinda ubusagwe bw'inzoka gushyeshywa rero ni iki ngaho mfasha n'abazadukurike bazadufasha ndabona umubwiriza amaze kubwiriza nanjye yambaye suti twebwe ngubu ntayo twazanye yambaye suti nziza na karavata abadivenisi bakunze no kuberwa kuri iyo ngingo nene bahanga nuko ratambutse ni umusore cyane umugabo w'ikirere kubera gukundwa n'Imana no kuyikorera ikwambika n'ubwiza n'uburanga bwayo n'igikundiro nta n'umunya mu maso nta munyana mu maso kandi ubwo tuba twaririnze mu byo kurya n'ibyo kunywa nubwo umuntu yaba akuze ariko afite umubiri unoze n'uruhanga rw'uruhemure yitayeho ko ari ihame nuko arangije gukora inshingano ye amaze kubwiriza nuko tugira umuco wo gusabana no gusuhuzanya mwiza kwifurizanya umugisha aha ngatangira rero amagambo yo gushyeshya rero araje ngo basohotse abamama abakobwa yego muvandimwe Eric rero twavugaga yuko igihe abantu b'Imana bajyanye ukuri mu birere bishyashya nukuvuga bagiye kubwiriza bazahura n'abantu benshi babashyeshya abagabo n'abagore ariko cyane cyane abagore bababwira yuko bazi ubwenge bambaye neza bafite impano rwose basobanuye neza ibya mwuka ariko by'umwihariko ngo nk'umubwiriza nk'umugaragu wa Kristo ugomba kwirinda uko gushyeshya kw'abagore by'umwihariko ngo nk'uwirinda ubusagwe bw'inzoka noneho rebuke the woman who will praise your smartness uzajya ucyaha umugore wese ukubwira yuko wambaye neza ukeye umeze neza ugaragara neza smartness rebuke the woman who will praise your smartness holding your hand as long as she can retain it in her own ukomeje ikiganza cyawe uzajya ucyaha umugore ukubwira ko wambaye neza mu gihe akomeje agufashe ikiganza agusa no gusuhuza maze ukabona arashaka kugihamana have a little to say to persons of this class gira icyo ubwira gito abantu bari muri rwego babwira yuko barimo gukora ikibi for they are the agents of Satan kubera ko ari abakozi ba Satani and carry out his plans by laying bewitching snares to beguile you from the path of holiness. Uyu ni Satani uzaba arimo gusohoza imigambi ye kugira ngo agutege imitego ye akuvane mu nzira yo kwera. Wabyumvise Eric? Birakomeye cyane. Kandi ni umuburo ukomeye. Uzajya ukora uko ushoboye rero umwiyake uyu mugore. Ni principe ugiye kuranga abantu. Ababwiriza. Bajyanye ubutumwa bwiza. Ntabwo tubwiriza, ntabwo twigisha abantu b'Imana ubutumwa bwiza ngo abantu badushimagize. Oya. Aho bakwiye gushimagiza Kristo kuko ntabwo twiyamamaza twamaza Kristo watubambiwe. Cyane cyane ko Eric keretse niba abandi hari icyo babona twebweho nta bihembo dukorera. Twaherewe ubuntu ubwo butumwa tutangira ubundi cyane cyane ko byadukijije ngo nukugira ngo bikize nabandi noneho. Ntago umuntu twaduka gushimirwa rero ko turi smart ni Kristo wabitugize hashimirwe Kristo. Amen. Kugenza gutyo basomye ngo abo bantu badushimagiza cyane cyane abagore ngo nabakozi ba Satani.
babagira ngo babyutse ibitekerezo by'irari mu ntekerezo z'ababwiriza nk'uko twabonye mu gice cyo haruguru mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe, nuko ngo abantu b'Imana bahinduka abanduye, bigaragare rwose yuko nta Kristo muri bo, kandi iyi mirimo yabo ababwiriza ntabwo ushobora kwemerwa n'ijuru keretse bihannye bakamaramaza gutandukana n'iyo mibereho. Ngaho nguko rero Imana niba ibishimye tuzakomeza, ariko ndagira ngo ku bw'ubu nubwo hari byinshi byo kuvuga, tugira aho tuzasubukurira ubutaha. Imana iguhe umugisha. Urakoze kandi ndagushimira bivanye ku mutima ko wateguye kuba ibi bintu bitubwira, watangiye ubivuga, niko ndi kugenda mbona uburemere bwabyo, yuko rya tegeko ari itegeko ritareba ba bandi batazi Bibiliya gusa, cyangwa se tubona bashayishije za ndaya zitega ku muhanda na bya bindi na sosiyete ubwayiciraho iteka, nubwo bimwe na bimwe tutaranabigeramo nka bwa butinganya tubwiye ko tuzabureba mu buryo bw'umwihariko, ariko na ba bantu b'Imana bari ku ruhembe rw'imbere mu murimo batwaye ubutumwa bwiza, batwaramucyo, yego, ko ibi bintu bibareba cyane. yego, gahunda rero utugejeje ahantu hakomeye cyane ko kwirinda impamvu iyo ari yo yose yaganisha ku bitekerezo bibi, yego, amagambo cyangwa igikorwa kibi cyatuma abantu bagera aho bifuza gukora icyaha nk'uko Kristo yabivuze. Imana iguhe umugisha rero, kandi Imana ihe umugisha abantu b'Imana mukomeje gukurikirana ibyigisho, mwabyiyumviye murumva uburyohe bwabyo. Turabararika kugira ngo n'ubundi mukomeze kunyurwa n'ijambo ry'Imana, n'ubutaha muzakomeze kubana natwe, kandi icyifuzo cyacu nuko bigena no ku bandi, nk'uko twabivugaga tuvuga duti icyaduha buno butumwa bukagera no kuri ba bandi twibwira ko tuzi cyane cyane, ariko nyamara hari ibindi bintu dukwiye kumenya. Ubwo rero ntukibuze gusangiza abandi ubu butumwa, uzaba udufashije kububwiriza. Imana iduhane umugisha. amina. Kubw'uyu mwanya rero, kubw'aya gahunda dusoje, ngiye kugusaba n'ubundi usoze n'isengesho, hanyuma dutandukane. Kadusenga Imana. Urakoze Data ko utajya uhemuka, wifuza ko abo waremye tumenya amahame agenga ubwami bwawe, kandi ibyo bikorera inyungu zacu n'inyungu z'agakiza kacu. Uhabwa icyubahiro, turinde kandi dusobanurire kugira ngo tutica itegeko rya karindwi, kandi kuko twatanye rwose mu bihe bitandukanye, utubabarire ibyaha byacu, wongere utwakire nk'abana bawe, kugira ngo tutabarwaho kwica amategeko yawe, cyane cyane rya karindwi, bityo tukihamagarira umuvumo. Ufashe abazumva ikiganiro bose, kandi Mwuka wawe azayerekeza ijambo ryawe, uvane impamvu yose yatuma abantu batabyishimira, ahubwo abantu bishimira ijambo ryawe, kandi bishimire kumva ijwi ryawe rivugana nabo. Duhire Mwuka wawe arushaho kubana natwe kugeza ubwo tuzasubukura ibi byigisho. Tubisabye Data mu izina rya Yesu, amen.